uzi ko mu bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina urumva hari aho bigera umugabo umwe akakurutira abandi akakurongora ukanyurwa ukamusarika. Ntabwo mu bantu ugenda mu acteur mukinana ntabwo mukinana n'amarangamutima, murarongorana bya nyabyo. Hariya ntabwo ashobora kugusoka rwoga amabondo ku buryo uvuga ati bizajya iyo bijya amafaranga ndayaretse ni wowe. Ntabwo ariko bigenda. Urumva mwebwe mubitekereza mu byumva mu mutwe wanyu, kubera ko nka kuriya we nk'iyo nka company wenda yaguharenze, cyangwa nanjye ubwanjye wenda ndimo ndashutinga nka scene yanjye, mba mfite script ngomba gukurikira, so mba mfite idea mu mutwe wanjye nshaka kugira ngo aba viewers bazarebe kandi bagure. Ni nko kwakundi wenda abantu like they produce movie ariko bagaproducinga movie bafite idea yo kugira ngo umuntu uzareba movie hari ikintu like nyine ikintu bo bashaka kugira ngo we azabone nicyo abona. Do you understand? So kuvuga ngo umuntu ngo murakoranye ngo feelings zijemo iyo muri hariya ni nkaho bari ni nka wenda ngira ngo wenda baba gute yine like of course mkiyumva namo, ariko ibyo ngibyo ntago birengaho ngo because there is professionalism involved, so you have to be professional no matter what. Kubyumva kandi since ari ibintu biri very intimate, kubyumva ni ibintu biri very intimate, ugomba gusharinga an intimate time n'umuntu n'iki, so ugomba nyine kugira boundaries, kugira umurongo utagomba kurenga n'undi muntu atagomba kurenga, kandi icyo gihe ni wowe nyine ugomba kubikora iki kudeciding igihe aho umurongo utagomba kurenga. Ariko ntabwo bivuze yuko wowe n'uwo muntu nyuma uwo mwakoranye, ndi kuvuga umundi mu actor mwakoranye nyuma udashobora kugira contact, mushaka kugira contact mukongera mukabonana mukavugana mukanakorana na collab, mugakorana collaboration. Do you understand? Collaboration like content collaboration, mugacollaborating content hagati yanyu mwembi nk'aba creators. Tuvuge wenda njyewe hagati yanyu n'undi mu creator wenda twakoranye kuri scene iri professional, uvuga ngo iyo scene ni scene ya company, ntabwo ari scene yacu, batwishyuye. Banyishyuye yanjye, bayishyuye tuvuge wenda yisindi kuyikora n'umukobwa, abakobwa babiri, umutipe, abatipe babiri, bitewe n'uwo nyine uhari nyine. Ubu nyine nuvuga ngiye bampaye yanjye ayo nasabye ko ntabwo bishyura amafaranga amwe, biterwa nayo wowe, kuko buri muntu wese afite brand ye. Nuvuga ngo hari nk'abakobwa wenda bandengeje brand whereby ntabwo twasaba amafaranga amwe, nanjye hari abo ntasaba amafaranga, nabo hari abatasa amafaranga kimwe n'ayanjye, bitewe wenda nuko ngiye wenda ndi unique. Nko muri Europe I'm unique, I'm dark skin, I'm an African, I'm curvy, and nta wundi muntu, nta bandi banyafrika kazi bahari benshi muri Europe ugereranyije no mu Amerika. muri Europe nta birabura benshi bahari. No, ntago pana birabura, abanyafrika kazi bari active, bari pro, turi babiri gusa, kandi identifying nk'abanyafrika. Ni njyewe umunyarwanda n'undi umunyakenyakazi. Oh fuck, contact yanjye ivuye mu maso, 1 second. So no kuvuga ngo igihe nyine mukoze nambara contact ndumva igiye kuva mu maso. What the fuck? What did you dress kuyambara? Kuko nambara marinette, siyo nambaye marinette mba nambaye contact ndumva ivuyemo. Ivuyemo iranacika. Rimwe mpamvu numva iri kunjira mu maso. Ntikurya nyine biranje nk'iyo ndebye nko ku ruhande ikahita iyoba, biranje na mu maso cyane. Ubuzambe ku maso yombi? Ku maso yombi, so nahanga ngomba kuhita nyikuramo, kuko ahanga nyikuyemo ntabwo ndi kureba neza. Ubu ndi kureba ibice. Yaba we ufite nani tundi ntabwo mwakabona kaba kari very clear, kuko ni prescription, like ziri prescribed ku maso yanjye. Oh my god, ufite akandi sika kakasimbura kwa vyo kangiritse gutya? Ndadufite, ndatuzana mu kanya, ndadufite turara mu cyumba. Aka nakareka ngakoremo kugira ngo amaso yanjye abari jewe. Okay,
kavuye muri abo bwa kabona ariko like karano ku rutoki sinzi biko kabona akabonye yakaragaragara Jesus ubu rero ntabwo like nk'ubundi kureba ariko ntabwo ndi kureba neza ntabwo ugira rinete ndazifite ariko ntabwo nshaka kuzambara nkunda kwambara amarinete none okay nambara contacts ya contact yagoko that's the ukabigira umwana uvuye kiruhura ntabwo winge bari kubyumva isiraguru anyways twari tugeze hehe twari tugeze ahantu utashobora kujyana partnership cyangwa hazemo feelings n'umupaka hagize okay nakubwira ati okay hagati y'aba creators natwe tugirana ama collaboration tuvuge wenda wowe uri mu creator nanjye ndi mu creator so okay uri mu actor nanjye ndi mu actor so tugakorana collab video ukayitwara nanjye nkayitwara ukajya kuyigurisha ku bantu bawe nanjye nkayijya kuyigurisha ku bantu banjye uretse gato mwe ubu ushobora gukora video zawe utazikoranye na ntuza n'umuntu uza utakoranye na company amafaranga ntabwo menshi nyakura muri company no company actually reka nkubwire nge na joininze pro I would say na joininze the pro industry kugira ngo ngewe like wenda ni promoting kuri market y'abanyamerika kuko I was only working with American companies in Europe so nakuranye urumva amafaranga bishyura amafaranga makeya ntago bishyura amafaranga menshi kwa kuri kubyumva haje ama platform uri kumva nka OF nawe nyine nshaka kuyivuga mu magambo arambuye OF urabyumva hari ubundi buryo bwinshi bwaje aho by abantu bakora muri industry bashobora kuba bakora amafaranga independently badadependinze ku makampani uko company for example company ni wanje company wenda bwati wenda shaka wenda 5,000 barabimpaye kuri scene sibyo bitanu byero barabimpaye ariko iyo ni video izagurishwa remember ni video izagurishwa I'll have to sign my rights away I have to sign the rights away to that video ko izagurishwa ubuzima bwanjye bwose na nyuma y'ubuzima bwanjye so ngo video nakoranye na company izagurishwa imyaka yose y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho na nyuma y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho kandi wowe 5,000 bampaye bazankoramo nka miliyoni akira now okay ushaka kumwishakira okay nagwaye nk'urugero rugoroshye ugiye kuri set muhuriyeho n'umuntu mugomba gukorana uwo muntu wenda murakoranye umwiyumvishijemo kandi unabonye yuko wenda nawe mukoranye umugurishije ku bafanzi bawe ariko urabizi mubanze mu gifting mbere yuko nkomeza guys twagiye twumve n'iryari bashobora bagutemo guys mu mutemo ngiye mfite amatsiko mu mutemo nkeneye kumenya byinshi isi babashaka ko kunywa bagutemo ntabwo nshaka wamugana you have right guys mu mukandeho tugere muri kizo nabo mwarisimba mwe mukande ibintu bifatika mu mukande ibintu bifatika tumugeze ku 1,000 ariko abantu barambye ngo bandambiwe reka black abantu be bandambe reka nigendere ninde uvuze ngo yakurambiwe ngo badambiwe hano uruvuze ngo sinzi ngo yadambiwe we yareka muboroke isindi ndamukunda cyane anoze ko utari gusomeza abagukunda ukarebiza abakurambiwe oya abankunda ndabibona nanjye ndabakunda cyane abashiriye very like nk'ukuntu nyine rwango ahangaha nyine ni nkaho nyine like nazanye nk'ibitangaza hari nk'ibintu like seriously udashobora gusobanura mu Rwanda ngabyumva bitewe n'ukuntu wenda wakuze thank you so much guys thank you so much bitewe n'ukuntu wakuze na environment wakuriyemo na mentality ufite n'ukuntu nyine wowe uyumva mu mutwe wa n'ibiki hari ibintu udashobora gusobanura mu Nyarwanda ngabyumve nk'ahangaha bari kugira ngo nyine wenda baze biyumvira utuntu tw'udutiku n'udutiki ariko kubwira umuntu ngo reka nkubwire for example urebye nk'abantu like baba bari muri DMs bambwira ngo ndashaka gukora ngo ndangira ngo ama connection that's not how it works kandi none imagine umuntu ubwaho ngo give me connection ni n'umuntu ushobora no gusobanura ibintu nkagushi nyine ntabyumve nkagushi ndimo ndakuganiriza nkubwira ukuntu ibintu bigenda process nta nubwo na wa mbere mbisobanurire nje mbisobanura cyane ndambiso no kuri live ya Dumba mbisobanura gutya mbisobanurira abantu ariko ntago abantu bumva
umuntu aturamo akantu kamwe cyangwa tubiri akahita ajya muri DM yawe ngo none se ngo wamaye connection ngo none se ngo wamaye nimero ngo none se ngo wamaye ngibiki ngo none se ngo byagenze gutya. I'm like, that's not how it works. You know, so I think ibintu njye numva like sometimes ni nko ku you know ni nko kugira tu like nyine ni nko gupfusha ubusumuka kugira ngo usobanure ibintu abanyarwanda batumva, you know, turi muri society nyine very ibingibi nkuko dukurikiye tureke umuco w'abanyarwanda tujye umuco w'abanyafrika. Niba baravuga ngo ibingibi ni nko kuzana intari mu mujyi isi mbere yuko ufata umwanzuro uretse gato. Hello bite ni byiza gutfa ni gute uhamagara umuntu utabanje kumusaba uburenganzira bwo kumwandikira nibyo usibira ari kumpora mu kanya. You have to write the message ukabaza umuntu bari disponible, ntimugafata telefone y'umuntu ngo muhamagare muhurutura gutyo. Stupid. Dukomeze dore ni nk'ibi bisibira ari kumpara telefone kuri video call nawe ariko nawe ni gutyo wahamagara umuntu ukahita reka ngiyewe no listen to me I'm a blogger muri abastar. When I call you like that niyo mpamvu ngo wahamagara akakubwira ngo ndi live uri disponible. Niyo mpamvu niba ugiye ukaba waramwe ngo ndi mu murenge reka nze kuvugisha kandi uhita unampamagara uramvugisha. So kubana n'umuntu uramvugisha kunyumva biba bitandukanye. Thank you so much. mu mukandeho ndashaka kugira ngo agere ku bihumbi mu mukandeho ndamushaka ku bihumbi 10. Ndamushaka ku bihumbi 10 isimbi ndamushaka niyo umuntu uri open uza akaganira. Ubuzima bwa isimbi ni urwandiko. Reka dukomeze tuganire isi. Wowe imbanza umbwire kugira ngo ufate iyambere uvuga ati kama mbaya n'abanyarwanda babimenye urimo kumva njyewe mfashe uyu mwanzuro. Twari tukuzi tukubona bwa mbere twakubonye nk'umuntu wari uteye impuhwe, umwana w'umukobwa, urwandiko ujya muri Miss Rwanda urabyibuka isi. Kankubaze reka tuvuge ko uyu niwo mwuga wari wahisemo. Byari kugenda gute iyo ujya muri Miss Rwanda ugatsindira ikamba rya Miss Rwanda warangiza ugafata iyi nzira yo kujya gukora uyu mwuga wambaye ikamba rya Miss Rwanda? Kandi muri Miss Rwanda habamo ibi bintu bikurikira: umuco, ubwiza n'ubwenge. Ikamba wari kurisubiza yoza kuba Miss kuko byarashobokaga kuri mwiza urarambutse, icyabuze harasize impamvu bakuvanyemo, ariko yo winjiramo wari ufite amahirwe yo kuba Miss. Mbwira ikamba wari kuri wisubiza kugira ngo ujye gukora kano kazi, umuco wari kuwica kuko ntabwo umuco ubyemera, byari kugenda gute? Urumva ntabwo wamenya ikintu, ntabwo wavuga ku kintu kitigeze kibaho. Ubwo iyo biza kuba byarabayeho iryo kamba nkaba nararibonye kuko bivuga, of course maybe life could have been different, my path could have been different. So even ni path nafashe ntabwo ari path natekerejeho back in 2019. Ariko uretse yuko even back in 2019 nza muri competition na Miss Rwanda, nari mvuye muri South Africa and I was also in the same industry. Narabyinaga, kubyina no gukina narabyinaga muri club muri South Africa in Cape Town. Yego. So it's literally the same industry, just different categories. Niko ndabigusobanuriraga. Abakobwa babyina se hari aho bahura no gukora ibyo Uwiteka yahaye umugisha? Ibyo byose birashoboka, ariko se we nawe ntukigire igitambabuga cyane ngo ukabye. Ibintu byose birashoboka mu buzima. Ariko icyo ndi hari nko mu club nk'aya ngayo haba hari security, haba hari nyine nuza, haba hari plan y'uko ibintu ugomba kugenda, amafaranga agomba kwishyurwa, buryo agomba kwishyurwamo, umukobwa agomba kuba afite security n'ibiki kwa ko of course like club igomba protectinga, of course nyine bagomba gukuraho percentage, hari aga percentage bagomba gukuraho, ariko nabo nyine in exchange nyine yiyo katu bahaye nabo bakofaringa protection. Byumva mu gihe wenda ushobora kugira nk'ikibazo ukagira ikibazo n'umukiriya, uko birashoboka cyane umukiriya ari mpamvu kuziba bashyira ababawuza cyane rwose. Ibintu byose birashoboka mu buzima ku buryo n'umukiriya ashobora no kugusohokana kuko habaga hari nk'amafaranga umukiriya agomba kwishyura, ukumva nyine biri premium. Niba wenda umukiriya wenda ayishyuye wenda nk'ibihumbi 10, wenda club irakoraho 20% utwara 8, ariko muri uwo 8 byibuze ugomba gukora nka 5 nanone ugahereza umubawunsi ugomba guprotectinga. Uri kubyumva? Just in case wenda hari ikibazo kibaye. So ni ukuvuga ngo ntabwo naje already
naje already naramaze gutangira muri industry nayo ntarajya wenda mu zindi kategori wenda nk'izo ndimo kano kanya cyangwa se nizo nshobora no kuzazamo imbere ziragongera even as ampo uracyafite gahunda yo kwagura umwuga kuwagura no kugira business nje none ngakora amafaranga nyine nkabikora nkagira like company yanjye as well. Oya niba nkumvishe neza uracyafite hari urundi rwego utarageraho uzageraho rurenze urwo twabonye. Exactly. Uruhe ku buryo uzaba nka ntuza uzaba nka producinga movie zanje nkaziproducinga nkagira company yanjye nkagurisha ibiboro byanjye nanjye nkoninga nkagira rights kuma you know nta kazi katagira ingaruka. Aka kazi ukora aka kazi tureba kawe aka kazi kagiramo ingaruka. Hari ibibazo biba muri aka kazi ni ibihe kara kazi ibibazo niba abantu muri imbere ya kamera mukabikora tureba ingaruka zo muri aka kazi kanyu nakahe ni izihe? Nje navuga ingaruka twirengagije wenda ibintu ingaruka wenda byakugira wenda personally kuko buri muntu wese ibintu bimwafecta ku giti cye ibintu kuko dushobora kuba turi gukora ikintu kimwe ariko icyo ngicyo we kikakwafecta ku buryo ushobora kuba wakora iki wenda wana kwigirira nabi ukikata cyangwa ukikora ukibinyine ukigira nabi. Hari n'undi bishobora kumwafecta n'ibintu bikamwafecta wenda atarya cyangwa se atakinywa cyangwa n'ibiki ariko buri kintu cyose nk'uko bivuze kigira ikintu cyose ukora mu buzima ko byagenda kose n'akazi gasanzwe ka buri munsi nako karakwafecta kubera you know it's mentally exhausting to work every day and to work the same thing every single day. It's very exhausting. Ariko ikintu cyose ngiye kuntu mbibona ikintu cyose iyo wamaze kugishyiraho umutima kandi ukakibona nka business ntukegereze umutima cyane kandi nano ukakibona nkaho ari ikintu ukuramo imibereho ariko igihe cyose ushobora kuba wakora iki wanakireka kikagenda ukaba watangira ikindi gishyashya. Icyo gihe wamaze kubyishyira mu mutwe mba numva nyine sinzi numva nta effect cyangwa se nta effect nyinshi byakugiraho cyangwa se wenda ngo wenda ugire kuri level yawe ushobora kuba wakwigirira nabi cyangwa niki igihe cyose abishyize mu twaka avuga turabizi ngiye ngibi ngiye kubikora akazi ariko kose mu buzima ntabwo ari akazi kamwe na akazi ariko kose ngiye kubikora impamvu runaka ngiye kubikora igihe runaka nimara kubona ngiye kubonamo nzavamo nkora ikintu gutya na gutya na gutya. Sosiyete nyarwanda yakwakiriye gute? Feedback I don't give a fuck. I don't care. It's okay. You don't give a fuck, I know. Ariko societe yakwakiriye gute? Ndaguha urugero, I will give you an example. Me too, I can say I don't give a fuck. Community mvamo, urimo kunyumva? Society mvamo ngiye mvuki Masisi. We are people turi abantu baceceka. Mama nanjye yavukiye Masisi. Rega nani umunyamasisi hello? Munyamasisi wacu. Reka ndakwiyamye isimbi mama no munyamasisi w'ikibungo. Buru w'inyamasisi. Kare ndakubujije. Ukibungo ni data ariko se buretse gatatu kuvuga amagambo menshi. Mama no munyamasisi. Kare. Okay, niba utabyemera umunsi umwe nzagushaka mbikweme nzamuhamagara mama umuvugane anakubwire naho aturuka kugira ngo byumve neza. Okay. Ari byo tujyana muri Kongo mama tujyana muri Kongo. Ni muri Kongo Brazzaville ntabwo ari muri Kongo yiwa. Oya eriko. Okay, reka tugende gasubira nagiye ukubaza. Nari ngiye ngo example nanjye ina community muri community mvamo ntabwo the people bacecetse urukumva kubona yukimya baremera bagapfa na urugero umuntu aremera agapfa abantu barapfa abantu baragenda n'abarwanyi niba wumva ziriya ntambara abantu n'abarwanyi n'abantu bahaguruka bakarwana nizo ntabaza mu kuzibona ariko n'abantu bari kimwe ntago bavuga baraceceka bakarinda bapfa n'inyanga mugayo ntibavuga. Niba ufite mama wawe wavuyeyo urabizi ibyo kuvuga. Ndabacecetse n'ufite abahukire bawe n'abantu batavuga n'abantu batazi kuvugira mu ruhame. So jusqu'au aujourd'hui hari abantu bagiye bakavuga ati gute fada wavutse he ni gute wisanze urakasa mutwe gute ntago babyakira. So wowe umuryango mugari nyarwanda urumva wakiriye gukina pornography bro isi video igasohoka urukumva iya kabiri gasohoka
warangiza ugakata ugaca mu mujyi wa Kigali ukagenda neza biye anagenda nkanahaha nkajya downtown ukagenda ugahaha nkajya kuhaha cyane rwose njye ntabwo ari wabona ngo ndihishahisha moto ndayurira bakanambona bakamvugiriza induru ngo reba ngo gukina polo yicaye kuri moto we ntacyo uretse gato nyine ubwo nyine nuko baraza bakavuza induru iyo uri muri Kigali tugaruke muri Kigali nk'iyo ugiye kwaka serivisi ubushize navuganye nawe uri ku murenge urabwira ati gafataragiye ku murenge kwaka serivisi umva ujya kwaka serivisi nka Honorine bakuzi ku buryo abana bakwakiriye ntabwo ndogo ni Noeline please nanjye wanyisubira muri ahantu uzabimenyera nzabimenyera urumva cyangwa unyita isimbi ibintu bya Honorine ntabwo mbirimo bro ihangane nanjye wanyisubira muri ntari we urumva ndihangana nawe byihangane ariko ubu ntabwo ngikwita umunyaburenge nabizi ko uri umunyabasisi nanjye ntabwo ukinyita Honorine ntabwo ndo Honorine please no okay ntabwo ari Honorine no isimbi ukajya ku murenge hariya ukicara imbere mu bigiye guha serivisi urimo kumva iyo akwitegereje bien okay wasubiye mu Rwanda I'm not being stupid ntabwo ndi kugira wasubiye mu Rwanda bakwakira gute ibyo bintu reka bikubwire rero ibyo birashaka kubivugaho gusaba serivisi muri leta kujya muri banki n'ibiki I'll tell you this ejo bundi ngiye kubaha agastori gato cyane ntabwo ndi bujye kure kugira ngo uhite nkubwira nyine like nuza experience ngira no gusaba serivisi cyane mu biro bya leta cyane nko mu mirenge mu turere uri kubyumva nyine ahantu nyine aho ngaho kujya nkunda gushaka umukuru w'umudugudu w'ahantu wavukiye ibintu nk'ibyo ngibyo uretse wenda ko umukuru w'umudugudu w'ahantu navukiye iwacu Rwamagana nzi ari n'umuntu wa kera kandi nawe ari kavukire ukubyumva ntabwo ari umuntu wenda wavuga ngo arajya kumbaza ibibazo byinshi uw'umurenge nawe aranzi ahubwo w'akagari w'akagari n'umudugudu baranzi ahubwo uw'umurenge niwe utanzi noneho reka nyine njye gusaba serivisi ejo bundi mu murenge w'iwacu ngereyo gitifu noneho njye kumwoherereza dokima kuri WhatsApp mwohereje dokima kuri WhatsApp ahita abona profile yanjye ngo ubwo kandi ndi kumwe na mama na barumuna banjye babiri twaje gusaba serivisi uri kubyumva nta nubwo yifashe imbere ya mama wanjye ahita avuga ngo se niba Noeline ngo siko nakuyobewe urebazaga ahantu nkuzi ngo ntabwo aho executive secretary w'umurenge uri kubyumva muri make ni ukuvuga ngo ntabwo bajya bashobora gukora iki ntabwo bajya bashobora kwifata ngo bamenye njye ngira actually bijya bimbere ibibazo cyane nuvuga ngo executive w'umurenge akavideo kawakibitseho mu visa barazifite sinovuga ngo ni mubi guhera n'icyo gihe up to now byansabye ko mwohereza message iri very mean message irimo ubushizi bw'ishoni bwinshi kugira ngo umubwati please sinshaka kugira ngo ngewe ngende njye kukoreka kubagukuriye mbabarira ukora iki wiyubahe kugira ngo nanjye nkubahe wambaye impeta irashashagirana ahangaha none baba za mpeta zishashagirana cyane wambaye impeta ishashagirana cyane urimo urambaza ngo nguri ufite ofu ngo mbese ngo ntuye ngo uzundebe ngo mbese ngo ntuye ngo uzunsure ngo none se none se ngo biki gutya ngo none se ngo ukambwira ngo heshu ngo hello shu ngo hesheri after fuck meya na gitifu uwo nyine ni umwe ntabwo nakubwiye narakoze boka ako sha umunsi umwe nzabakorera ibitanga njyewe nutiyubaha nzakubahuka my friend gitifu oh my god niba ari abarikoding oya kuri coding hano ni ngombwa byo ukimbajijeho ikibero cyo kuvuga ngo gusaba serivisi ukimbajijeho nyirwaye mpora mbivuga buri munsi nta njya gusaba serivisi kugira ngo like nta nubwo bashobora no kwiyoberekanya nk'aho batanze you understand nje numvaga bashora imitereto imiswero kuko nyine nabikubwiye ndakubwiye ngo ntabwo nshaka kwinjira mu biro by'umuntu no tuvuge wenda turi twebwe babiri uretse wenda abagore bo ntabwo bajya bansagarira wenda abagore bashaka ngo I love you whatever ikintu nkundira abagore ntabwo bansagarira umugore ashobora wenda kuza akansuza no yanabona wenda ntabirimo cyane bya akaba yabyumva akaba yakomeza umugabo ataguhamagaye ngaguhamagarire kure ngo isimbi we
I'm like tuza gato muri banke urinjira ukajya kuri tera umutera urimo uraguhereza amafaranga ndi kubikuza kuri konti yanjye ku mayo amafaranga arimo arabikuza kuri konti yanjye uragize ugatajya kunzana imitirizo n'imiswero umbwiye hanyuma no kuri banki umva umutera mwejo ubundi yarambwiye ngo sha ngo ari amafaranga ngo caje ngo ni menshi nise nangaye ngo ari amadolari ngo nabonye ngo narirwe ngo natandatu nise ko nkora muri banki n'ufite amafaranga ariko urumva mba nagize kujya nyine ntago nshaka kuba rude ariko imagine atela who is counting my money from my own account amafaranga njye nakwishyura uwo mafaranga uri countinga amafaranga yakwishyura imyaka 2 urimo urayampereza uri kubyumva ari kuva kuri konti yanjye uri umutera urimo urambwira ngo amafaranga ngo yishyura ngo kuri off yanjye ngo ni menshi ngo amadolari ngo ni menshi ni gute ujya kumvugisha kuri ubundi unzute mu bundi like ubundi how do you even know me kuko amazina ari ku byangombwa byanjye nahanahure n'amazina ari kuri social media yanjye so how do you know my names kuko why you calling me kumamagara ngo thank you guys niye mpamvu urimo thank you Rachel niye mpamvu urimo uramamagara mu izina ngo Noeline ndimo ndabikuza amafaranga muri tero ukambira ngo amafaranga ngo nishyuza ngo kuri wifi yanjye ngo ni menshi urumva ibyo bintu birimo ubu professionalism kweli barangura mu mutwe barangura tugaruke gato numvaga aba bantu wenda muri service batungurwa cyangwa niba bari kubajije kuri umuryango nyarwanda ukuntu wakwakiriye nabo usaba service numvaga biriya bintu yo wenda batungurwa n'umwuga wawe kumbe n'abanyitifagira ukuye Uwerike akora iki busari Uwerike akora iki bakize kutuya Erike manura abandi ko batema ibiti abandi je bari batema sedo uransimbutse bisa nabi biri dati ibintu bisa nabi ibintu bidasuye bisa nabi ubibona nyine bisa nabi ukabona kamera ntisa neza ntihanaguye ukabona ibintu noneho babona wenda nk'izo video wenda nka video mba nakoranye na company ni video man ziba ziri baba shootinze professionally haba ari cameraman sound guy ibintu byose biba biri ku murongo nanjye ibyo nikorera mfite kamera yanjye editing I have a whole fucking editing like I have everything fit a whole